Intungamubiri dusanga mu miteja. Imiteja ni imboga zikunze kuboneka rimwe na rimwe ku mafunguro dufata by'umwihariko. Ni ifunguro ryiza ku barwaye diyabete. Imiteja si ibishyimbo bitarera nk'uko bamwe bajya babitekereza, ahubwo n'ibyo kurya biribwa uko, kandi hari ubwoko busaga 150 bwagenewe kuribwa ari imiteja. Nubwo wakeka ko imiteja ihuje intungamubiri n'ibishyimbo, nyamara si byo, kuko ni ifunguro riri ukwaryo kandi rifite intungamubiri zihariye. Imiteja ikungahaye ku ntungamubiri na za vitamine zinyuranye, aho muri garama 100 zayo usangamo calories 41, garama 8 z'ibitera imbaraga, garama 4 za fibre, garama 1 y'isukari, ndetse na garama 2 za poroteyine. Imiteja ikungahaye kandi kuri vitamine A, vitamine C, vitamine K, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6 ndetse na vitamine B9. Imiteja ikungahaye nanone ku myunyungugu nk'ubutare, potassium, silicon, calcium, manganese, umuringa ndetse na magnesium. Ngira ngo mwumvishe yuko imiteja itetse neza, usibye kuba iryoha, ubusanzwe inafitiye runini umubiri wacu. Imiteja ifitiye akamaro umubiri, by'umwihariko kurinda no kurwanya indwara z'umutima. Kuko imiteja ikungahaye kuri flavonoids, ni byiza mu kugabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Izi flavonoids zizwiho kurinda amaraso kuvura, bityo bikaba byiza mu gutuma amaraso atembera neza mu mubiri. Imiteja ifitiye akamaro umubiri, by'umwihariko kurinda no kurwanya kanseri y'amara. Kurya imiteja bigabanya utubyimba tuza mu mara dushobora kubyara kanseri y'amara. Kugabanya utwo tubyimba rero bifasha mu kurinda iyo kanseri, kuko ari two tuyibyara. Si ibyo gusa, kuko kuba mu miteja harimo fibre bifasha igogorwa kugenda neza, bikarinda amara kuba yananirwa. Imiteja ifitiye akamaro umubiri, by'umwihariko kurinda no kurwanya diyabete. Diyabete ni indwara isaba ko uyirwaye ahora acungana n'igipimo cy'isukari mu maraso ye, bityo kurya imiteja rero bigaragara ko bifasha aba barwayi kuringaniza iki gipimo. Mu cyimbo cyo gufata indi miti niba bitararenga inkombe, kurya imiteja ku buryo buhoraho byagufasha kugabanya iyi ndwara, kuko imiteja ni ifunguro ryiza ku barwayi ba diyabete. Imiteja ifitiye akamaro umubiri, by'umwihariko kurinda ubudahangarwa bw'umubiri. Nk'uko twabibonye, mu miteja dusangamo vitamine C na za flavonoids. Ibi byose bikaba bifatanya mu kongera ingufu n'ubudahangarwa bw'umubiri. Si ibyo gusa, kuko mu miteja hanarimo ibisohora uburozi mu mubiri, ari bwo bushobora gutera indwara zinyuranye, harimo n'ubwoko bunyuranye bwa kanseri. Urugero rwa flavonoids twavuga ziboneka mu miteja harimo catechins zirwanya guturika kw'imitsi, ndetse na beta carotene zifitiye akamaro kanyuranye umubiri. Imiteja ifitiye akamaro umubiri, by'umwihariko kurinda amaso. Mu miteja harimo lutein na zeaxanthin, zose zizwiho kuba ingenzi mu mikorere y'amaso mu mubiri wa muntu. Uko izi flavonoids ziba nyinshi, ni nako imikorere y'amaso igenda iba myiza,
kandi kuba harimo vitamine A mu miteja bituma iba ingenzi mu kurinda ubuhumyi cyane cyane bwa nijoro. Imiteja ifitiye akamaro umubiri by'umwihariko mu kurinda amagufa. Mu ntungamubiri ziri mu miteja dusangamo calcium, ikaba izwiho kurinda amagufa kwangirika ahubwo igatuma akomera. Mu miteja harimo vitamine A, vitamine K na silicon. Ibi iyo bibaye bike ingaruka ziba kudakomera kw'amagufa, kutaremera kwayo ndetse no kwangirika byoroshye. Silicon ni umunyungugu udakunze kuboneka mu biribwa byinshi, nyamara mu miteja ubonekamo ku rwego rwo hejuru. Uyu munyu ukaba ari utuma amagufa yisana iyo hagize ikiyangiza. Imiteja ifitiye akamaro umubiri by'umwihariko kurinda no kongera uburumbuke bw'umubiri. Ku bagore bari mu myaka yo kubyara, kurya ibikungahaye ku butare bibongerera uburumbuke ndetse bikanafasha gusama umwana udafite ubusembwa ndetse n'ubumuga. Ubutare buboneka mu miteja ku gipimo cyiza, bikarushaho kuba ingenzi iyo uyivanze n'irindi funguro rikungahaye kuri vitamine C. Urugero nka poivro, inyanya n'inkeri, kuko iyi vitamine ituma ubutare bubasha gukoreshwa neza mu mubiri. Si ibyo gusa kuko inafasha iyo umugore atwite, aho aba akeneye vitamine B9 ihagije mu kurinda uwo atwite kuvukana ubumuga bw'urutirigongo. Imiteja ifitiye akamaro umubiri by'umwihariko kurinda no kurwanya kwiheba no kwigunga. Kubona vitamine B9 ihagije ni kimwe mu birinda bikanarwanya indwara yo kwiheba no kwigunga. Si ibyo gusa, imiteja irinda ko homocysteine yaba nyinshi kuko ubwinshi bwayo bubuza amaraso n'izindi ntungamubiri kugera mu bwonko uko bikwiye. Ubwinshi bwa homocysteine kandi butuma imisemburo yo kumva utuje ikorwa neza mu mubiri. Iyi misemburo ni serotonin, dopamine na noradrenaline, ikaba imisemburo itera kumererwa neza, kuruhuka no kugira apeti, kandi ibi ntibishoboka iyo wihebye cyangwa wigunze. Ese ni iki cyo kwitondera mu kurya imiteja? Nubwo imiteja ari ibyo kurya bifite intungamubiri zihagije kandi zifitiye runini umubiri, hari ibyo ukwiye kuzirikana no kwitondera. Mu miteja dusangamo phytic acid. Iyi rero iyo ibaye nyinshi ishobora gutuma umubiri utinjiza izindi ntungamubiri. Akenshi iyi phytic acid ibuza ko umubiri winjiza calcium, zinc n'indi myunyungugu inyuranye. Amahirwe ariko ni uko phytic acid itaboneka ku bwinshi mu miteja, ariko niba hari uburwayi ufite butuma imyunyugugu idakora neza mu mubiri wawe, wayigabanya mu byo kurya byawe. Ku rundi ruhande, nk'uko guteka imiteja bigabanya iyi acide, niba ufite ikibazo cy'ubwo burwayi wayirya itetse kurenza ko wayirya nka salade. Mu moko menshi y'ibishyimbo dusangamo lectin, nubwo habamo nkeya ariko ibamo. Iyi kandi ishobora gufata poroteyine zinyuranye, nuko bikabangamira igogorwa ry'umuntu. Guteka imiteja cyangwa kubanza kuyinika mu mazi igihe kirekire mbere yo kuyiteka biyigabanyamo igipimo cya lectin na phytic acid biba birimo. Mu rwego rwo kuzirinda ko ibi byakubaho, ni byiza kuba warya imiteja itetse, cyangwa waba ushaka kuyirya idatetse ukabanza ukayinika mu mazi igihe kirekire.
reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no kumbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.